we no kurya ba tuto headphone mazo kugura na headphone mazo kugura izuba riri kotsa kandi dushire mu koti no riri kotsa noneho sivyo ni banda yishyira cyari kubwiye ahangaha zuba we izuba ni hatari kuri no zuba wagira ngo nijyo kugwa zuba we reka mbe nicaye hano mbanze nduhuke Reka amatwi kugira ngo numve satani reka mbwire satani reka mbwire ibintu byanjye bigiye Yesu we naza gutera izanjye menya babyibye reka njye kubishaka amakuru buretse gato ndakuvugisha amakuru y'umwana muto bose naje kimwiri meze neza ange hari umuntu warunumye nitira hirya ari kundangira hano bita kuri Dowani ndahaha kuri Dowani ku mupaka aho nesabwo siko wayubye ndi kugenda umunsi wose nahabuze mvano kuri Kimana ngiye ndasubirayo mwa sinzi kabisa ako bantu nago bafite telefone na phone mfite nayo ndi kugiraho irafonera akubiroroshe ngende mama kumayinite y'ibihumbi 100 kiramagara nimwe mama mukeneye rero ba boss kandi muhamagare irabu muhamagare takwikira gahunda shati yanjye bagara reka amatwi kugira ngo numve satani Kana misi nako bicyubaha ugendeke yuti kujo bitakuba umudiaspora ni telefone ni umupira wawe umusaza nkanjye cyane ntago nyizi Yesu we kana misi nadi Yesu we siku mingi sipige kuona yake kabisa nakumbuka watoto wa Gisenyi yuko na mataye kama ni nawe ya mai ya Gisenyi siku mingi Gisenyi nakumbuka Gisenyi nataka bafie sawa Jesus kwani watalikutana hapa bafie Michael you know me I do the set Allah You know me? I lose the sentence to speaking the French. Yes way Allah wamwizi hana tahaya pia masai mi kuniba mi atamuonyesha vitimbo analala Abdullahi Kabul reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire Yesu we reka amatwi kugira ngo numve satani bigenze ute bana we none ibyo umuntu utibwa nuze we reka mbwire ya myenda ni ibyatsi zimusubiza imyenda ye mana yandogesha yamindura inkoko